Welcome once again nongeye kubikaze ndi DM Joseph kuri Henrick TV. Tukaba rero tugiye gusobanukirwa play yiswe A Name of the People, ikaba yaranditswe na Ibsen Henrick. Iyi ni imwe muri play zikunze kubazwa cyane ndetse no kugarukwaho hano muri education y'u Rwanda muri literature in English. Rero naho ikaze umunyeshuri yiga mu wa kane, mu wa gatanu ndetse no mu wa gatandatu. By'umwihariko mwenda gukora iyi ni play yabazwe cyane kandi itabwaho. Tukaba rero tugiye kwisobanukirwa mu ncamake. Ifite act zigera kuri act 5. Tukaba tugiye kureba rero act summary ya mbere, tukareba ya kabiri ndetse ya gatatu ndetse n'iya kane. Iyi rero ni summary act ya mbere itarafata iminota myinshi. Reka dutangire. The scene is Dr. Stockman's living room. The dining room is visible through a door downstage. Tangire kwa Dr. Stockman muri salon. Uyu akaba ari bita Thomas Stockman, akaba afite umuvandimwe turaza kubona bita Peter Stockman, akaba ari we meya. Aha rero dining room cyangwa se icyumba cyo kuriramo salamanje iragaragara. Uyu uri muri salon unyujije amaso gato ku ruhande, werekeje amaso yawe muri downstage cyangwa se kuri floor yo hasi, ushobora kubona dining room. Mrs. Stockman welcomes Billing to her dinner table. Uyu Mrs. Stockman ni umugore wa Thomas Stockman, arimo aha ikaze Billing. Billing rero akaba ari umugabo w'umunyamakuru ukora ku kinyamakuru cya People's Herald. Amuha ikaze rero ku byo kurya bya nimugoroba. He's late and so the meat is cold. Yakerewemo icyo kurya cy'inyama kirimo cyakonje. There is a knock at the door. It is her brother-in-law, the mayor. Habaho gukomanga rero ku muryango, nta wundi ukomanze ni muramu we, ari we meya. Ubwo ni muramu wa Catherine. Catherine ni umugore wa Dr. Stockman, ari we bakwita Mrs. Stockman, utangiye uhikaza abashyitsi. He says he doesn't want to indulge in so much food so late at night. Birera ati ndumva ntashaka kuba narya ibiryo byinshi muri iri joro. Hovusta the editor arrives. Muri ako kamwanya Hovusta, uyu ni umugabo nawe w'umunyamakuru, ni editor, ni umunosozi cyangwa se the editor w'ikinyamakuru arrives, arahagera. He and the mayor greet each other stiffly and began talking about the baths. We na mayor bakasukanya bagatangira kuganira ku bigendanye n'amasoko, baths. Turaza kumenya nyirizina iby'aya masoko, ni umuyoboro w'amazi umujyi. They both agree that the new baths are going to be very good for the town. Tangira kuganira bemeranya ukuntu iyi new bath cyangwa se bath ngo nshya amasoko mashya, imiyoboro mishya bagiye kubaka yari igiye kuba nziza ndetse n'ingirakamaro ku mujyi. It is mentioned that the baths were originally Dr. Stockman's idea, a suggestion that upsets the mayor. Noneho uyu Hovustad nibwo ahita avuga ukuntu iki ari igitekerezo cya Dr. Stockman, ubwo ni Thomas Stockman, umuvandimwe wa meya. Ibi rero bihita birakaza meya cyane, kumva ko igitekerezo burya cyo kuvugurura cyari cy'umuvandimwe wiwe. Mbere yuko dukomeza rero, ukeneye kwandika fata agakaramu kawe turebe Hovustad ko byandikwa ni HOVSTAD, kuri Stockman ni STOCKMANN. Yes, and Billing ni BILLING. Yego, ndetse n'andi mazina asa nk'agoyemo ari complicated, turakomeza kubabwira spelling yayo uko waba uyandika. Dukomeje, Hovustad goes to eat and soon Dr. Stockman arrives. Hovustad rero ajya kurya, hanyuma nyirurugo akahagera Dr. Stockman. With him he brings his two sons Edgriff and Morten, abazanye n'abahungu biwe babiri Edgriff ndetse na Morten, and Captain Hoster ndetse n'umutwazi w'ubwato bita Hoster. Hoster ni HORSTER. Another late guest for dinner. Uyu ni undi mushyitsi nawe wakerewe ku cyo kurya cyane mugoroba. Shows him into the dining room before noticing the mayor. Uyu rero amwereka, uyu Dr. Stockman amwereka aho mu cyumba cyo kuriramo mbere yuko abona mayor. The mayor is surprised to see how much the guest eat.
Meya we rero atungurwa no kubona uburyo ki abashyitsi bafite apeti barimo barya. The doctor counters by talking about the excitement of watching young people eat young people who will eventually grow up and improve society. Dr. Sokimana akavuga ati rero ikiganiro avuga ukuntu ashimishijwe no kubona abana bato barya abana bato mu minsi mikenya bazakura bagateza imbere society. He contrasted them with old fossils like himself and the mayor, who is silently perturbed by these notions. Rero akabatandukanya na old fossils cyangwa se ibisigazwa bishaje nka ubwe ndetse na meya. Abana nyine batonya batandukanye na ubwe ndetse na meya bo bakuze. Ibitekerezo rero yarimo avuga cyangwa se yarimo avuga abashimishwe n'ibitekerezo yarimo aganiraho. Comforts the mayor by mentioning how happy he is to be living in city and to have a steady income. Akabwira meya rero amwumvisha uburyo ki ari by'agaciro binashimishije kuba aba mu mujyi afite yinjiza amafaranga nkaho yinjiza. The mayor asks Dr. Stockman about an article he has written for Hove Studies newspaper. Meya rero nibwo ahita abaza umuvandimwe Dr. Stockman ati ese wambwiye kugendanye na article wanditse wenda gusoma mu kinyamakuru cya Hove Star. Dr. quickly says that he hopes that article will not be printed just yet, as it may not be appropriate depending on some development that the doctor is as yet unsure of. Dr. akambwira ati rero ntago niringiye yuko article igiye kwita isohoka kuko hari ibindi by'agaciro nzagomba gushingiraho kandi ibyo ngibyo ntago ndaba aware of, ntago ndabimenya neza, ntago nahita nsohora article, bityo rero ntago iri yasohoka, ntago irandikwa, ntabwo iri hafi yo kuba yahita isohoka. The mayor is aggravated that the doctor will not tell him what he's talking about. Mayor rero ahita atekereza numva ko n'ubundi Dr. atazamubwira ibijya mbere kuri iyo article, and he tells Dr. Stockman that he should think more of how to function within society and less as an individual. Dr. Stockman akaba ati rero utekereza uburyo ki wagira umumaro cyane society kuruta uko wakwigirira umumaro bwawe. Angrily he leaves. Arakaye cyane arikubita agacaho akagenda. Hove study Beering, Hoster and Mrs. Stockman come in for wrinkles and cigarettes. Hove study talks of the lucky relationship between the mayor and the People's Herald. Hove study Beering na Hoster ubwo niba abagabo b'abanyamakuru babiri Hove study Beering ndetse na Captain Hoster na Mrs. Stockman umugore wa Thomas Stockman baza barimo binywera agatabi baganira kuri lucky relationship cyangwa se umubano umeze nk'urukuta uri hagati cyangwa se nk'urutare ruri hagati ya meya w'umujyi ndetse ari we umuvandimwe wa Dr. Stockman na People's Herald cya kinyamakuru cya Hove Star. Aha rero ibyo Dr. Stockman aba arimo avuga yirinze kuba yahita asohora article mu kinyamakuru kuko hari iby'ingenzi, hari icyo tuza kubona nk'iletre yari yohereje kuko uyu mugabo amanje akora deep research cyangwa se ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo amenye n'iki cyanduza amazi. Ese byakemuka bite? Ndi gukemuka rero gukora isanwa bagasana bakubaka new baths. Ibi rero niyo mpamvu rero ati ntago nasora ntabona iby'ingenzi avuga ni ibisubizo byari kuba bivuye muri laboratory, turaza kuba tubyumva neza. Hove Star says that he is sailing for America soon. Uyu mutwazo ubwato akaba ati ngiye kujya muri Amerika vuba, and the two newspaper men Beering and Hove Star are shocked that he doesn't care that he will miss the upcoming election. Abanyamakuru babiri Beering na Hove Star bagatungwa cyane bakagwa mu kantu bavuga bati se ntago bavuga ku biyumvisha ukuntu atitaye kuba azabura ashobora kurata amatora agiye kuza, agiye kuba amatora muri iyo minsi. Petra Intaz. Petra ni umukobwa wa Catherine. Catherine ni umugore wa Catherine, ni umugore wa Dr. Stockman. Uyu rero Petra ni Petra arinjira aza mu rugo. Petra Intaz, tired from teaching her night school classes. Rero abananiwe cyane kuko aba avuye ku ishuri kwigisha nijoro. She has a letter that
she has written that Dr. Stockman has been eagerly looking for. Abafite urwandiko Dr. Stockman yarategereje. He goes into the study to read it. Agera mu cyumba kiwe akajya gusoma. Meanwhile, muri aka mwanya Petra and the newspaper men n'aba bagabo b'abanyamakuru start up discussion of paganism. Batangiye kuganira kugendanye n'ubukristo buke. Meanwhile, Billing and Hofstad decreed the hypocrisy that Petra must go through as a teacher. Billing na Hofstad ariko bo barimo none bagaruka ku buryo ki Petra ari umwarimu. Dr. Stockman comes in waving the letter. Dr. Stockman has afite rwandiko nk'uzunguza mu ntoki ziwe. He says that no one will be able to call this discovery another one of his delusions. Ati nta muntu uzita ibi ngibi ubushakashatsi, ahubwo bisa nkaho ari ukuri kwanjye n'ivumburi. Apparently, the baths which are viewed as the survey of the town are polluted. Kuko aya masoko y'amazi tubyumve neza ni amasoko y'amazi aba agaburira umujyi wose, abatuye mu mujyi wose, aba rero ameze nk'umucunguzi w'umujyi. Nibyo tubwira ati yari yaranduye. The doctor sent samples from the water to lab and now the results are back. Dr. Stockman yari yarohereje samples cyangwa se ingero z'ayo mazi muri laboratory. Ubu ngubu ubushakashatsi yari amaze kububona, yari amaze kubwakira. Ibi nibyo yavuga ati ntabwo nshobora gusohora etike, hari iby'ingenzi ntarabona. Ni nayo mpamvu ashobora kuba atarabwiye umuvandimwe Meya, ariko Meya we yarakajwe n'uko ngo umuvandimwe atamubwiye ikindi kandi abona ko atazanamubwira kugendanye n'iki gitekerezo. Niko ishyari rero bari ritangiye, ndetse n'ibindi byose bizaza kumvikana muri iyi nkuru. Tukazabona se ana enemy of the people gute, ironically tuzasobanukirwa. Midday, near the source of the bath's water is full of polluted water that seeps into the bath's pump room. Midday ni inganda ntoya ziba zikora imyenda n'ibindi bintu bigiye bituruka ku mpu. Ibi rero izi nganda ziba zegereye uru rugomero cyangwa se amasoko y'amazi. Is full of polluted water that seeps into the bath's pump room. Noneho niho imyanda iturukamo amazi yanduye yo muri izo Midday niyo yaza kwanduza iki izi baths. The pollution comes from tanneries and other industries. Utwo tuganda duto ndetse n'izindi nganda nizo zanduza amazi. Dr. Stockman assures everyone that the problem can be fixed by replacing the water system. Dr. Stockman abatanye kwiyumvisha buri umwe uburyo ki ibi byakemurwa no kongera kubaka undi muyoboro w'amazi ugaburira umujyi. The doctor further notes that if the town had followed his advice about how to build the drains in the first place, they would not have had these problems. Akanavuga ati iyo baba baranyumvishe uburyo ki nabagiraga inama z'uburyo ki tuba twarubatsemo bafu system ya mbere, ntabwo ibi bibazo byose biba byabayeho. Nibazo bihe abaturage bo muri uyu mujyi bahura n'ibibazo by'indwara ziterwa n'umwanda, diarrhea holes n'izindi nyinshi. So nibyo rero uyu mugabo arimo aganira. The group is very enthusiastic and praises the doctor for saving the town. Aha rero iri tsinda ry'abari bari iwe mu rugo baba batangiye guserebura bishimira uburyo ki banashimishijwe na doctor, uburyo ki arimo atabara ubuzima bw'umujyi. Gusa ibi nk'uko tujya kubibona muri act akurikira, act 2, act 3, act 4 ndetse na act 5, tuza kubona ukuntu bizagenda tumenye se ninde an enemy of the people really in fact and who is an enemy of the people ironically. Mwakoze kubana nanjye rero ya DM Joseph. Ukore subscribe, like tena comment, twandikira dusaba ibindi byinshi, then uzajya ubona kuboneraho ibyo tubagezaho. Murakoze.